nkuko nabonye hari umukecuru wikunkumura nk'urwirirwa mu kanserege yamuhaye no space ya za gazi za muriro ariko uwo ninde ni umukecuru maze ni umugore uvuga kabiri ifuro mu kanwa agenda aho gupfa yavugaga ngo iki ngo nyine ngo yavugaga ibiganiro twavuze ahangaha ngo ko twaje ngo tuvuga ngo ni akagore ngo kirirwa ngo kuki ngo bajya mu matiku ngo y'abantu kuki ngo babona mugenzi wabo yasenye bakamwandarika aho kujya kumugira inama abaramputse koko ni kara kantuza umufite iryinyo ryatandukanye n'irindi ntuza niba ari karara oya nundi witwa Rayira uvuga kabiri ifuro mu kanwa akenda gupfa n'umwuka ukenda guhera rwose abanga ngaho uwo muze kumunyereka ubwo sinzi nimba live muba mwarazikurikiye ubundi Godfather nawe rero sinzi ntabwo iby'amarayifu ubwo rero hano tukaba dufite abantu hano muri iyi mihanda bigize basinzumvuze birirwa bitatsa abandi bakaza bashimagiza ibidashimagika buriya rero njya mbareba nkavuga ntayi nahise ndaguhamagara teta ngwino teta ariko uramubaza wamuhamagaye kuri telefone ariko bisanzwe teta turi gucatinga erega teta ari mu rusaku turi muri 3 angels ese ariko ubundi Godfather twazakizemo imiyaga ariko Godfather uzi wowe kuvuga ngo gira show twebwe show tuba dufite ego nkubwira size umukobwa bakuriye plante muri kabare reka nigende ndagiye ujya hehe Djihad ko abanyarwanda bakeneye amakuru uwo mugore maze kumuha ibye ahantu bita kuri Snapchat mugiriye inama ndamubwiye ni wa mugore we niba uzi ubwenge ntukazajya ushaka guteza akavuyo kuri mugenzi wawe ibyo uri kumupimiramo nawe ejo babikugereramo ndapfuye imisatsi baraye bayitwaye ese Djihad naguteye story mvuye iremera nsanga imisatsi baraye bamukuruye raduni uyifite ayifite mu ntoki amaplante ari kuyagendana mu mufuka disi yagiye avuvuka mu mutwe nabonye kuntu mwirirwa mushyira amaplante mu mutwe kumbe mu mutwe muba mwaraboze mwabakecuru nabonye ikintu ari amaplante ariko rero bano bagore mujye munabagira inama dore hari abakobwa tujye tuvugisha ukuri ubundi nta mukobwa umusirimu hano muri Kigali cyambara surujipe basigaye bafite Igwa yari yambaye surujipe ya pasu ngwiki ariko mana yari yambaye kimono ni umugore afite ukuntu akunda kwiyenza kuri Mukakimenyi muyango ubwo rero yaraye rero aje kumusanga mu kazi na timu yiwe y'abandi bakobwa nka 5 ewana biyambitse mama nyabo dore undi mwana ari mu rusaka ariko ampaye message ngo ninyiboherereze yanyandikiye ndi mu rusaku sheri kandi ayo mafaranga nayareke naranayibagiwe pe azabazwe ibindi ngewe narayamurekeye ubuzima burakomeza at the end of the day nanjye umva ukuntu abwiye rega ndi mu rusaku kandi ayo mafaranga naya kera muri 2021 pe narayibagiwe sinzi rero uko bizutse twebwe se ko tubika wese kazuye ibyacu wese natwe tuzuye ibye uretse gato narayaretse nagumane pe hari undi mugore wamuhaye amafaranga ukunda gukorera Nigeria nawe amwishyure tugaruke kuri ntuza tumaze tugaruke oya ngewe ikintu kimwe cyo tuvugisha ukuri uzi impamvu murabizi nge sinya nivanga sinya mfata side ariko ibi bintu byo kubona iri jambo ngo umuntu ngo muranyanga yekora reka nzaka nkubaze ni nutegetse kugukunda niba kwanze baramaze nawe yisi byose ngewe ibi bintu bibonye rega n'uyu nguyu ahangana mu kanya nakoze tweet abantu ariko ngo rwango wanga umuntu wowe urinda upima umutima w'umuntu ukamenya ko umuntu yangundi ariko mbazi ikibazo kimwe bafite ibipimo bipima umuntu ko yangundi urumva mwe muri bande mufite ibipimo ko umuntu yangundi urwango mwebwe imitima yanyu mu burubwenge n'ubuhanga butuma mwishyira ibyo kurya ku isahani mukagira ubwenge mu mitima y'abantu mugamenya ibiri mu mitima yabo yegora urangiye sina wibonera okay kwisi habaho urwango ariko njye ubwiye ngo ndakwanga nabwo yenda kwanga ngo kuvuze ko wanga coach Gayeri si mwanga nangi bikorwa bye
nanga ko yibye abana rogo zabo Djihad nubwo mvuze ntabwo nanga umuntu nanga ibikorobero urukunyumva nawe urakayongwe mu kanya ntuhise uvuga ngo ndakwanga ngo umunsi ngo uzishyura aba bana ariko yavuze ariko ko nawe yanga ibikorwa byavuze ko yanga umunsi ndakwanga kugeza igihe uzishyura abana nkagukunda sibyo ako kantu byumvikanye kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo umuntu ngo yubatse ngo hotel ngo ari kubaka akabari ka miliyari ngo miliyari n'igice y'amanyarwanda sibyo ukambura abana b'amarogo ibihumbi 500 fatamwe umwe sibyo mu rwego rwo kwerekana fatamwe umwe umwishyure cyangwa se ukora itangazo uvuga ati nagaye imikorere yanyu ariko gushyira abana kuri pending imyaka ikabishize ari ingahe mwarangiza ngo naceceke my brother my ass ntazabimbwira yanyishyura bikunda ariko umuntu yavuga ngo wanga